Hi guys, mumeze mute? Muze tujyane i Musanze guserebura anniversaire yanjye n'abashuti banjye, abo bantu twiganye kuva kera muri sogondere, umva imyaka myinshi twariganye, ndabakunda cyane. Aha rero umwe uyu Aida twicaranye atuye i Musanze, twari tugiye kurya show, ariko twari dufite na gahunda yo kujya i Gisenyi, nubwo rwose bitaje gukunda kubera akazi ngiye bahise bampamagara biba ngombwa ko ngaruka, ariko nyine umva rero mujyane nanjye. Kandi guys, ndakomeza kubashimira abantu mwakoze subscribe, abantu mukomeje kunyitaho mureba ibintu byanjye, ni ukuri ndabakunda, Imana ijya ibambera umugisha, ni ukuri sinzi ikintu navuga ariko ndabakunda pe. Aha rero twari turi kujya i Musanze, twari turi mu modoka, nyine urabibona nawe, umva dufite vibe, ndi kubabwira rero umva mana yanjye, kubera kutamenyera ibintu bya content mba nabyibagiwe. Rero uyu mushuti wanjye ari kuvuga ati shyiramo kumva muramubona baba bafite ibintu bya kamera, ariko nyine byari byiza mana yanjye. Aha rero twabonye inka imbere yacu, zari inka ziri mwihanganira umuntu twari turi kumwe. Aha rero nari ndi kugenda mfirima, hose uyu noneho ni umushuti wanjye wundi nawe twari twajyanye, yitwa Kamikazi Asnat, muramubona umva ni mwiza, ariko yari yatubwiye ati sinze nsa nabi, ati urumuri ruri guturuka imbere yanjye iki, umva afite ubwoba koko. Uyu wundi rero bamwita Didi, avukana n'umushuti wanjye nyine uriya twari twicaranye, baravukana, nawe twagombaga kujyana, gusa nyine nawe mana yanjye kubera guhora turi kumwe. Aha rero ni inzara murazibona ndambarambwiye ati mumfate video, kwa nabonye hari video nigeze gukora nafashe abashuti banjye, bakajya bambwira ati ntago bo turi kubabona. Aha rero twari turi mu nzira, murabibona namwe, tuzamuka tugenda, byari byiza, umva nari nishimye, mfite vibe iri hejuru, meze neza cyane, watubonye aha rero twari turi kugenda, ndabizi ko mfite ubugambo bwinshi, mwihangane, ariko nyine wana byari uburyohe. Ibaze nyine gusa kujya gucelebrating anniversaire yaranarangiye, uko mubireba anniversaire na celebrating ni nyinshi kubera iki abashuti banjye babaga mu gihe gitandukanye, ahantu hatandukanye. Rero aha twari tugeze muri Musanze, twinjiye muri Musanze nibwo twari tugezeyo, umva nananiwe ewana, hari ahantu ni kure pe, ugerayo wumva wenda gupfa. Gusa nyine finally twari tuhageze. Rero twagombaga guhagarara mu mujyi, hari ibintu twagombaga kubanza kujya kugura, n'umuntu wari watujyanye niho yagomba kutugeza, ubundi tugafata transport tugeza aho tugiye. Aha rero sohoka mufata ibyo sinzi nibungunda nagukunze kose shoferi nawe ndi kubijyamo bese. Ay, mamá, voy a brincar con su caribani. My outfit. See the shoes. kurya ikika aha rero ni impano bari bamaye itumano, ndabakunda inshuti zanjye, umva
banzaniye ngo uduhe amaherena udukomo nanjye sha mu buzima bwanjye bampaye impano nyinshi ariko nyine nibagiwe mfata snap y'utuntu tumwe na tumwe. Aha rero ni iyindi nzu twabanje kuraramo kubera ko twagomba kujya kurara bari bahabukinze so tubanza kujya kurara muri ariko nzaza kubereka apartment twamazemo iminsi ariyo nshaka ko tunibandaho ku muntu wese uyikeneye. Ndashyiraho nimero Instagram umva ni heza mana yanjye ariko aha niho twabanje naho muharebe. This is our rooms. See them now. Iki ni cyo kinini, right? Birene wa mushiti wanjye ni umusazi mwihanganire umva mana yanjye arakubagana nakakubaganya ariko nyine na shitani yigirira n'umwana mwiza. Aha rero niho twari turi murabona ni heza. Aha twari dutangiye kwitira makeup tugiye kujya out tugiye gusohoka umva buri umwe twari dufite ibyumba buri umwe icyumba cye ariko sinzi impamvu kino cyumba aricyo twakomeje tuzamo niba ari uko nyine aricyo cyari kirimo makeup. Aha rero ibi ni ibiryo twariye twagezeho dushonje umva umunsi wose twari twiriwe tugenda tutariye. Ibi ni ibiryo twari tugiye kurya ntababeshye twari dushonje pe urebe ukuntu barebaga ibiryo twari twihagaze ariko umva twari dushonje byatari tugiye kurya. Ubone wa mushiti wanjye bamwita Aida nanjye Simi guys nari nitera makeup ntabwo nzi kwitera makeup ariko nari nagerageje ariko umva aha rero twarariye umva turya show aha twari dutashye tunaniwe duhaze noneho i Musanze ikintu nahabonye abantu baho baryama kare mutekereze ko twabuze ukuntu dutaha ariko kwera ukuntu hari hegeranye na apartment twari turi kuraramo twaravuze ati why not ubundi twatandukana n'amaguru tukagerayo. Rero uwo mushiti wanjye we ibintu by'inkweto ndende n'umubaza ibintu byo kwambara nk'inkumi ariko nyine sometime arabikora ariko hano yari yakubyanze reka ngo mureke nambare tugafate kumbe wajya yarabizi ko turi batahe n'amaguru twe twatashye tuvunika watavunika bimeze biti ndeba ariko Ayman Didi. Birthday to you, Nelly. Happy birthday to you. Unazimya, unawaka, unazimya, unawaka. Nase kuzimya mmoja mwaka. Baba kutumuru byose. Ngo ariko ngo aho baraye barabirukanye. Teta niwe muntu usa neza hano teta. Reba hano. Bagaye n'imamba nta kibazo. Guys, aba bana rero banungure muri kamwe hagarara. Kami ikibazo imyenda ye bahise bayimukuramo. Ka kutambaye. Babuze umwanya wo kwambara. Baratwirukanye. Yene yari yambaye yo kure. Madamu. Ese ubwende iyo ndimeze nk'umuserebanya niyo iri kwerekana ariko shayi ayigasi gatuma mvuga ariko Aida yambaye igisarubeti cyiza araje bakwana wenanera nanere mushiremo ariko sa nkukurura inoze sa nkukurura ivari ariko we wambaye ryarisha njyewe naraye nambaye Tarasha? Reka mbabwire ndabashyira hanze kuri YouTube kuri YouTube none
wewe wambaye neza nachoza na sana wala ndabazira manyina nzi kandi gukina nago rigeze Sharisi dore twimukiye mu kandi hello assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nagwa hasi nabivuga ntabwo mwigize mufata process yose y'ukuntu mwatetse ibiryo kandi nabyo byari gukonta agira ibitotsi umubyutsa ukajya ubona ijisho ry'umweru gusa kandi akurikiza ukagira ngo yapfuye ndetse nyutse kenshi kare yavugije induru yagize ngo wapfuye wiki kare wo mu rugo teka none yafite ibitotsi ariko agahita yihagararaho niyo nashaka gukomeza kumva ibyo turimo guys ahantu rero ni heza, niho twabaga i Musanze. Umuntu wazi Musanze akeneye ahantu ho kuba heza hasa neza yaza hano, ndashyiraho nimero yaho. Ni heza, hafite isuku, iyi ni saramanje, umva ni heza pe 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 pe. Iki cyumba rero nicyo kiri main, nicyo kinini, harimo utubati, ibintu byose bafite isuku. Noneho iyi ni dushe yacyo. Aha, this is the douche. N'amazi ashyushye barimo rwose. Rero ahantu ni heza, muze mbereke no mu bindi byumba. Uyu ni inshuti yanjye. Naha rero ni ikindi cyumba, si bedroom bro, murarahe ubundi mwebwe. Murarahe koko. Iyi ni toilette yawe, buri cyumba hano kigiye gifite toilette. Urumva rero ni sawa, dushe na toilette. Kambereke n'ikindi cyumba. Ni ibyumba 5 byiza, biba bifite isuku, bishashe neza. Ndumva nakongera nkaryama. Ni heza cyane rero guys, muzaze, ndashyiramo nimero yaho. Ni heza, hafite n'igikoni. Iki ni igikoni rero cyaho, hafite igikoni hano rero. Uhageze wahamagara kuri nimero cyangwa kwandikira kuri IG, yitwa Aida, yabafasha. Ibyumba 5 mwabonye naberetse 3 muri byo ni byiza, muzaze muhagane. Urabona haratuje, ni heza mana we, uri relax, hari amahumbezi, waje kuruhuka mu mutwe. Rero guys, twaratashye ko twagomba dufite igiterane tugomba kujyamo. Thanks for giving, mana cyari cyiza, basaga neza, twambaye neza. Nafashaga video gato gusa, umva mana njye we twarishimye, ugasenga mana njye musa neza, ubona mwese mwaje gusenga. Mana yanjye we, sinzi ko nabivuga, gusa byari byiza, biri mu bintu byatumye dutaha kari Kigali. Kandi ikindi nyine urumva n'akazi biba bigoye kumara iminsi, ariko nyine ndashimira inshuti zanjye zanyitayeho pe. Na hano twari twajyanye nabo gusenga, nari najyanye na Kami na Teta, twagiyeyo. Abangaba nibo bashuti banjye guys, mwakoze rero. Imana ikomeze ibarinde kandi mukomeze muri